kubona ukuri mbese jenoside yabaye mu Rwanda igakorerwa abatutsi oni yabaga mu Rwanda Union Européenne se yabagaho ingabo zo France bizabona none se bakoze no ibyo ntabwo twanabitindaho kuko udashaka kumenya ukuri kuvugwa inkota yawe ari kwifata oya inkota ntabwo ijyanye n'ibyo ngibyo udakeneye ukuri kuvugwa hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo akumva ko ngo ari leta y'u Rwanda itera Kongo ahubwo bakubona reka dufatire u Rwanda ngo ibihano ngo kubera ko ari rutera Kongo u Rwanda rutera Kongo urwungu iki ni M23 igizwe n'abafite uburenganzira bwo muri Kongo nk'abakongomani bavuga ikinyarwanda bashaka gusubira bene gihugu uko buceye hano uri mwene gihugu kutabyumva rero biterwa n'impamvu imwe cyangwa iyindi bagafata ibyo bihano ariko uko mbyumva bagagombye kubwira Tshisekedi bati umvikana na bari abantu muganire basubira iwabo ikibazo kikarangira akabazo k'amaki ubaye Tshisekedi umunsi wa none nakwemera njye nakumvikana nabo nakumvikana nabo ubaye Tshisekedi umunsi wa none se ntabwo uvuga Habyarimana ko ngo ntiyakira abantu impunzi ziri hanze y'u Rwanda akavuga ngo ikirahuri cyaruzuye ese icyo kirahuri cyari cyuzuye ko bahungutse ububari ko bahungutse Okapi kuri radio Okapi ivuga ko uyu munsi n'ejo Regideso mu Kinyarwanda ariko ndabivuga mu ndimi z'amahanga Regideso ni ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi cyatangiye gushyira amazi mu mujyi Odezo Regideso nk'umuyoboro w'amazi cyangwa umuyoboro Regi alina amazi ni O mu Cyongereza ni water mu Gifaransa ni O Regideso ni ikigo gishinzwe gutanga amazi noneho uyu munsi n'ejo tuvuga bariho baratanga amazi n'ikitwa Sinel nacyo cyatanga amashanyarazi Sinel cyatanga amashanyarazi do ubuzima igoma bwatangiye kuba ubuzima kuko icyari gihangayikishije abaturage buryo ibintu bikomeye umuriro n'amazi ni ibikorwa remezo shingiro umuturage akeneye kuko benshi bajyaga kuvoma ku Kivu amazi y'ikiyaga cya Kivu kandi aho baca mu mayira bakabahurira babazarendo y'amabandi yandi FDLR abo bahura nabo bashaka bagiye kuvoma ariko kuba bagaruye amazi mu mujyi n'umuriro urumva ibintu byagiye bikugenda bigaruka mu buryo kandi byose byangijwe n'imirwano yabaye hagati y'ingabo za FARDC ingabo za leta zifatanyije na ya mitwe isaga 200 ifatanya na FARDC nyine harimo na FDLR abaje bakoze jenoside mu Rwanda bagabungirana kandi bakaba gifite ibinyenga bitekerezo no gukomeza gukora jenoside ubona ari gituma imitwe irenga 200 ifasha FARDC igakomeza igatsindwa uko byumvikana icyo kibazo ni imiyoborere mibi imiyoborere mibi kuko atari imiyoborere mibi ntabwo ushobora kumbwira uburyo igihugu kiyoborwa gifite imiyoborere myiza umujyi waguma wafatwa hagafatwa umujyi wa Bukavu n'indi mijyi mito itandukanye kuko umujyi wa Goma niwo mujyi mukuru muri Kivu y'Amajyaruguru ukavuga umujyi mukuru mu ntara y'Amajyepfo imijyi yombi ifashwe rero mu gihugu mu mijyi wenda nk'umunani 10 yari irimo nawe uri gushegeshwa nka perezida cyangwa nk'umuyobozi ni imiyoborere mibi aho hirya haba Institut Supérieur Pédagogique bita ISP abanyeshuri baba biga cyangwa ntibakiga ikibazo cya nyuma nakubaza ni ese urabona nkawe uri aho ngaho kandi nk'umuntu w'umunyamakuru ijisho ry'umunyamakuru ari zirareba rikarebuzwa n'ugutwi kukumva kukumviriza urabona buri muntu wese ushaka gukora business yagenda akagibuka agakora business nta kibazo
ndabanza nkubaze nk'umunyamakuru uri aho ngaho, ntabwo urahirahira ngo byibuze wamuke umupaka ugere aho hirya nakubwiraga kuri essence cyangwa se kuri place mu butu kugira ngo urebe uko bimeze? Nicyo nayo ngiye kukubaza, ni abaturage bimeze bite? Urujya n'uruza rwa abava Rusizi, abajya Bukavu baza mu Rwanda, umupaka urujya n'uruza bimeze gute? Duwane zombi zirakora? nyuma y'umujyi wa Bukavu hakwibazwa ngo harakurikira iki? Byavuzwe nande tubisubiremo gatoya mubaze ese ko ni washizeho Kisegeti tuganire genda mboro. Ese koko nangani washizeho Kisegeti? Ukiri ku murongo aho ngaho hari icyo Setura Jambe yabivugaho. Ijyake tukagira hotel de shite hafi aho ngaho, tukagira 10 to 10 mu mujyi. Ubwo aho nta bakongomani bataye iwabo bakaza kwibera aho ngaho i Rusizi kubera ubwoba nyine bwo gutinya kwamburwa imitungo yabo. Yego.
ngenda wuzi cyane cyane ko niwo reka tugushimire urakoze cyane turongera tugushake ku murongo wa telefone uyu munsi wa none nyuma ko hafashwe n'imiti itandukanye ni cyo cyizere cya M23 irakomeza cyangwa igiye gusubira niba wibuka neza turacyakubona na Setora Janvier ese nk'umunyamakuru nk'imboni yakira ibitubereye aho ngaho ubona aho M23 mu cyayi umutekano umeze gute ese ni mwiza cyane reka nongera ngo bazi ikindi kibazo cy'amatsiko ntarakurekura. Kongo ni igihugu kirimo gifite indiri z'imitwe itandukanye yitwaje intwaro. Dufitemo FDLR n'abarunze u Rwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda. Uwo ni umutwe uzwi kandi ufatanya na FARDC n'ingabo za leta ya Kongo. Hakaba n'indi mitwe isaga 200. Hirya no hino barimo barica abantu bavuga ikinyarwanda cyane cyane abo bita ngo ni abatutsi. Aha ngaha twavuga abanyamurenge barimo baricwa hirya iyo ngiyo, hari abo bita hari abavuga ikinyarwanda ahubwo n'abavuga igiswahili nabo barabica. Reka mbaza nsoza ikibazo cyanjye kugira ngo usubirize rimwe. Noneho akabaho n'abandi biciwe mu Ituri aho bita Injugu, kandi ibyo byose M23 nicyo irimo kurwanya. Aho naho tugira icyizere ko nayo izagera abo bandika barokora kuko batangiye kwicwa ari benshi. Mukaga
kubakura mu kaga. Ni ijambo rimwe ni ukubakura mu kaga bakabona uburenganzira bwabo. Yego. Yes. Umurashize ingabo za Uganda. Bakunzi bacu rero muraza kutwihanganira mugenzi wacu ndabona avuye ku murongo wa telefone ariko niko bigenda ntawe ujya inama n'ibyuma ubwo niyongera kutubona cyangwa se ko tukamubona twongera tumushyira ku murongo wa telefone twongere tumubaze ikindi kibazo cyagise ariko yumvikane ko nayo maze kumubwira ko ari ikibazo cya nyuma keretse ari ikindi wenda ndibuze kubona ariko nimukora subscribe na comment zanyu zizatuma twongera kumuhamagara tukamenya ikijya mbere cyangwa se ikigenderewe hanyuma tukaza kubakurikiranira ibyo byose mukeneye. Subscribe, comment, share na like hanyuma tukamenya ikindi mukeneye. Se turajangiye hari kuja kubaza bize kuri bitatu. Umuntu yakumva u Rwanda rukishwe n'ibihugu bine harimo Tanzania, Burundi, Uganda ndetse na Kongo. Kongo ikikijwe n'intego. Hari ibihugu ni byinshi bura Kongo ni nini. Hari Sudani. Kongo ni nini. Afrika igizwe n'ibihugu 54. Kandi Kongo ni igihugu cya gatatu mu bunini muri Afrika. Bivuze ngo ibihugu bikikije Kongo uravuga bine bikikije akadomo k'u Rwanda. Nta kadomo. Ibi cyane maze kubona ko bavuga ngo nta kadomo. Ni nk'akadomo urebye kuri karita ya Afrika. Kongo rero bamugoye harimo za Angola uretse gatoya. Ntabwo twasha Seychelles. Seychelles. None si ni biro biri kilometero kare 26 na magana kilometero kare 26 na magana narabyiza ariko sinzi uburyo nabyibagiwe ariko ni 26 na magana ariko Kongo itukubye inshuro 89. Uvuze ngo niba dukikijwe n'ibihugu bine ubwo yabikijwe na bingana ntarakomeza naho kuba nawe tumaze gufatwa na bamaze gufata ibirometero birenga 1000. Ibirometero birenga 1000. Umva ko tutaragera kuri kilometero kare 20 ni nka province imwe y'u Rwanda. Cyane. Never. Nayo ntabwo barageraho. M23 imaze gufata ibirometero 1000. None se urumva hari province irimo. Nuko bavuga ngo ni Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo ntabwo nzi uko zingana mu buso. Kandi ntabwo nzi ubuso bw'intara y'Amajyaruguru intara y'Iburengerazuba ariko uko biri kose aho bari ni bwa butaka cya gisekuru cyabo abanyamurenge ntabwo ahubwo reka nongera mpamagara abanyamurenge nabo bave mu biro bave mu nkiko bave muri za V8 izo za green card bari kwaka bakajya muri Amerika urajya muri Amerika ubutaka bw'uwanyu muri Amerika igisekuru cyangwa se kiri muri Amerika basubira iwabo bagere bajye gufasha uriya general Rwanda ni ajya ni Masasu sinzi u Rwanda yo hariya hepfo hariya icyo ngiye navuga ku banyamurenge bajye gufasha nanga bajye gufasha ngira ngo nabo ngabo aho bavuze ko adashobora kuzafasha n'abandi bari hano rero abasore bari mu rwose namwe mu manike mujye gufasha abandi usubira ku kivumu cya sogokuru kivumu cya kwivuko harani iwanyu u Rwanda si iwanyu Amerika si iwanyu bari guha green card bakigira muri Amerika nivuga ngo musubireyo ko Trump n'ubushize yavuze ko abantu batari abanyamerika bose agiye kubirukana. Iki kiganiro njye ndikiye ditingire abantu bari kujya muri Amerika bari bahatane ubutaka bwa sogokuru. Ibyo ndi kuvuga niba bananyumva abanyamurenge rwose abasore b'abanyamurenge ugene mutabari wanyu aho bita mu murenge wo kugira ngo yigamizwe na bari abantu badashaka gutuza abandi bantu ngo babane neza mwe mugende muharanira uburenganzira bwanyu muri wanyu aho kugira ngo igisekuru cy'umuntu abari igisekuru cy'umuntu gusa abanyarwanda urubyiruko rwa FPR inkotanyi ko rwahagurutse rukagaruka mu Rwanda rukabuhura igihugu ntibatuye bakabaho neza n'abandi bakore muri uwo mujyo nibyo bakore muri uwo mujyo basubira iwabo muri Amerika ntabwo ari ikibazo cyasubira neza mu Rwanda ivangura amoko ironda ruhu irona amoko
barimo barica abantu muri Kongo, barimo barica abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakavuga igiswahili, ngo nuko ngo atari abakongomani batavuga amaringara, ntabwo ari byo. Ahubwo mwewe niba muzi ko hari iwanyu nk'abanyamurenge, niho ndi kwibanaho cyane. M23 yo imaze gukora umuti, yagaruye abaturage igoma. Nk'ubu tuvugana hari inkuru maze gusoma kuri Okapi, kuri radio Okapi, ivuga ko uyu munsi n'ejo Regideso mu kinyarwanda ariko ndabivuga mu ndimi z'amahanga. Regideso ni ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi, cyatangiye gushyira amazi mu mujyi. Odezo Regideso ni nk'umuyoboro w'amazi cyangwa Regi alina amazi ni O, mu Cyongereza ni water, mu Gifaransa ni O. Regideso ni ikigo gishinzwe gutanga amazi. Noneho uyu munsi n'ejo tuvuga bariho baratanga amazi n'ikitwa Sinel, nacyo cyatanga amashanyarazi. Sinel cyatanga amashanyarazi. Ubuzima igoma bwatangiye kuba ubuzima, kuko icyari gihangayikishije abaturage buryo bintu n'ibintu bikomeye. Umuriro n'amazi ni ibikorwa remezo shingiro umuturage akeneye, kuko benshi bajyaga kuvoma ku Kivu, amazi y'ikiyaga cya Kivu, kandi aho baca mu mayira bakaba bahurira babazarendo y'amabandi yandi FDLR, aho bahura nabo bashaka bagiye kuvoma. Ariko kuba bagaruye amazi mu mujyi n'umuriro, urumva ibintu byagiye bigenda bigaruka mu buryo, kandi ibi byose byangijwe n'imirwano yabaye hagati y'ingabo za FARDC, ingabo za leta zifatanyije na ya mitwe isaga 200 ifatanya na FARDC nyine, harimo na FDLR abaje bakoze jenoside mu Rwanda bagahungira, kandi bakaba bagifitiye ingengabitekerezo yo gukomeza gukora jenoside. Ubona ni gituma imitwe erenga 200 ifasha FARDC igakomeza igatsindwa? Uko byumvikana icyo kibazo ni imiyoborere mibi. Imiyoborere mibi, kuko atari imiyoborere mibi ntabwo ushobora kumbwira uburyo igihugu kiyoborwa gifite imiyoborere myiza. Umujyi wa Goma wafatwa, hagafatwa umujyi wa Bukavu n'indi mijyi mito itandukanye, kuko umujyi wa Goma niwo mujyi mukuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Bukavu ukaba umujyi mukuru mu ntara y'Amajyepfo. Imijyi yombi ifashwe rero mu gihugu, mu mijyi wenda nk'umunani-10 yari irimo, nawe uri gushegeshwa nka perezida cyangwa nk'umuyobozi. Ni imiyoborere mibi. Turavuga ko perezida ashobora guterwa kudeta isanzwe cyangwa se akisanga. Nkuko nabisomye kuri radio Okapi, nakubwiraga ko nyine nkunda gusoma amakuru, cyangwa se Radio France Internationale cyangwa Radio 24/24, nuko amakuru mfite yizewe Tshisekedi iri joro cyangwa ejo haraba yahinduye guverinoma, ko arabatumvikana nabo. Donc arabubwira ibintu turi gukorerwa mu gihugu ntabwo byakagombye kubaho, kandi wagombye kwemera ibingibi ukumvikana na M23, ubuzima bw'abakongomani n'abaravuga ikinyarwanda bugakomeza. Ariko n'ubyanga uradushyira mu kaga. Makuru mfite rero yizewe nuko ubu tuvugana kuri izi mikoro za Iris Rwanda TV, Tshisekedi ashobora kurara ahinduye guverinoma. Ubwo naramuka yihinduye nabwo muzongera umamagare tuzabiganiraho. Hari ikintu twarenza kuri uyu mugoroba makuru ufite abakunzi bacu turi mu burengerazuba cyangwa se mu majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Musanze. Ntacyo kinarenzaho n'ibyo ngibyo navugaga, keretse wari icyo ushatse kumbaza, ariko ibibazo nabambajije byose nabisubije. Ahubwo ni ugutegereza, nk'uko navuze ko mugenzi wacu yongera kuduhamagara turamubaza ibindi bibazo. Naramuka duhamagaye turongera dusubire nawe. Ariko hari ikibazo tutadusubije ngo uburengerazuba bwa Kongo cyangwa se muri Kongo ituranye n'ibihe bihugu. Yenda kubwiye harimo Angola, harimo Uganda, harimo Tanzania ikora, kuko kuri Kamanyora ni Tanzania, hari ikiyaga cya Tanganyika, hari u Rwanda, hari Burundi. Burundi hafi ya Kamanyora Usize ya Bende ya kabiri n'u Rwanda. Ahubwo ijyaye Burundi ni hafi ku kiyaga cya Tanganyika.
ku bijyanye n'ubutaka byo ku butaka ntabwo byemera nta hantu Kongo ihurira ku mazi ku kiyaga cya Tanganyika ihuye na ntuza reba karita y'u Rwanda ukuntu irimo tube kuri karita y'u Rwanda uzamuke Burundi uhuye cyamubwiye Kamanyora iyo ngiye Kamanyora ukujyaza abantu ubwo M23 niva i Bukavu irekeza Kamanyora kuko imipaka kugeza ubu ngubu mu maboko ya M23 nikora nyine kuri Bukavu Rusizi ya mbere n'iya kabiri naho Kamanyora ikora igana Tanganyika ugana aho bita muri ya zone irimo abamayimayi benshi ya misozi bamo abamayimayi benshi wamuka ujya nyine Tanganyika ufata Tanganyika ukinjira muri Tanzania ni Burundi aho niho bahurira na Kongo noneho ahandi Kongo yabikora kuri za kurane rw'amajyepfo hazibe ibihugu ari Angola nayivuze za Zanzibar zikoraho Zanzibar ikoraho za Zimbabwe zikoraho za Mozambique zikoraho kugira ngo n'ibihugu ni byinshi cyane ntabwo keretse wenda mfite ikarita ubwo nabasha kubibwira alright baragenda bareba abantu badukurikiye ku karita hano cyane nawe wenda cyikorera bagenda mureba ku ikarita y'uko imeze mu bimenyetso byari uzko kubana kwerekera ni ibimetero magana abiri ubona kugiga ni ibimetero 96 kuva hano kwererwa mu ibimetero 39 kuva Kigali ko ya Nyagatare ni nka 98 cyangwa ijana nukuva Kigali ukagera ihuye urumva 101 uvuye hano wagera Rusizi bikaba 100 niba nibeshye nupa mu M23 yakwirwa aho igera he papa mu Nyagatare Matinda ntabwo ari hafi cyane bivuze ngo harimo ubutwari kandi tukabashimira ubwo butwari bafite k'abantu bashaka gusubira iwabo kuko ushaka gusubira iwabo burya agenda birumvikana iyo badashaka kugenda wemye ufata umuhigo Trump yabigaye cyaravango umuhari n'uburenganzira ntabwo bideye oya nibyo navuze kandi nabivuze mbere mu kiganiro n'abasore cyangwa urubyiruko rwa FPR Inkotanyi rwari hirya no hino mu bihugu bitandukanye rwarihuje ariko bagaruka iwabo ari nawo umutuzo n'umutekano kugeza ubu Abanyarwanda dufite kugaruka iwanyu nta kibazo leta y'u Rwanda ihamagarira abantu bo mu mashyamba ya Kongo abagiye bakoze jenoside ari n'abatarabikoze ko hari abavukiye utarakoze jenoside aramarike ahubwo babahinduye ingabo zabo zo kubakingira ntibatahe na propaganda babesha ngo bataje barabica kandi atari byo ahubwo ukeneye gutaha natahe kuko u Rwanda nta mahoro aho kugira ngo bazave mu mashyamba ko hari ikiganiro nakurikiye cya afandi Ritari James Kabarebe General James Kabarebe yahamagaye Colonel General Omega avuga ati Omega wataje ukaba muri ayo mashyamba ko ubona ntacyo uzakura avuga ngo sinshobora kuzataha abatutsi bakiri mu Rwanda afandi James Kabarebe yababwiye ngo niba utegereje ko uzatahuka nta mututsi ukiri mu Rwanda ntabwo uzataha none byarangiye bari umukubisi bwo mu gatuza yaguye ishanga kandi icyo waje nuko abana be ndetse n'imiryango ye ibayeho neza mu Rwanda icyo nashatse kukubaza aho ngaho nashatse kukubaza ngo ibintu bafatanyije na James Kabarebe ntibyafatanyije na Makanika Nanga umuvugizi wa M23 oya biriya byo urebye usanga ari ya myumvire y'imiryango imwe yigenga cyangwa se imiryango mpuzamahanga idashaka kubona ukuri mbese jenoside yabaye mu Rwanda igakorerwa abatutsi ntiyabaga mu Rwanda Union Européenne se yabagaho ingabo z'Ubufaransa n'iz'Abanyarwanda none se bakoze ibyo nta nubwo twanabitindaho kuko udashaka kumenya ukuri kuvugwa inkota yawe ari kwifata oya iyi nkota ntabwo ijyanye n'ibyo ngibyo udakeneye ukuri kuvugwa
bivugwa hagati ya M23 ndetse na leta ya Kongo, akumva ko ngo ari leta y'u Rwanda itera Kongo, ahubwo bakavuga ngo reka dufate u Rwanda ngo ibihano ngo kubera ko ari rutera Kongo, u Rwanda rutera Kongo urwungu iki ni M23 igizwe n'abafite uburenganzira bwo muri Kongo nk'abakongomani bavuga ikinyarwanda bashaka gusubira bene gihugu uko uciye hano uri mwene gihugu. Kutabyumva rero biterwa n'impamvu imwe cyangwa iyindi bagafata ibyo bihano, ariko jya uko mbyumva bakagombye kubwira Tshisekedi bati umvikana na bariya abantu muganire basubire iwabo, ikibazo kikarangira. Akabazo k'amatsiko ubaye Tshisekedi umunsi wa none nakwemera njye nakumvikana nabo, nakumvikana nabo ubaye Tshisekedi umunsi wa none se ntabwo uvuga Habyarimana ko ngo ntiyakira abantu impunzi ziri hanze y'u Rwanda, akavuga ngo ikirahuri cyaruzuye. Ese icyo kirahuri cyari cyuzuye ko bahungutse ububari, ko bahungutse ububari si bari mu gihugu? Ntabwo ari byo rero, niya myumvire nyine ijya gusa niyo ya Habyarimana na Tshisekedi ntiyakira abantu be bagende bature imirwano irangire amahoro aboneke. Setora Janvier uri kumwe na Mr. Jean Ngubindi umwana muri gitondo amakuru ari update y'inkiko atubwira ngo bikunda iby'inkiko byo nari nabitangiye nuko wabihagaritse ukabikupa, ariko nakubwira ko witwa Kayumba na bagenzi be bazasomerwa kuri 27 kwezi. Icyo mvuga abantu bagenda bakora mu gitondo nta kibazo ndahari mu gitondo cyo dukora amakuru y'inkiko cyangwa se cyo dukora amakuru biterwa n'amakuru azaba yabyutse ariho azabyuka ariho. Ubu ndimo ndakubwira amakuru ari kubera hirya muri Kongo. Ega iyo udasoma ari umufaransa waciye mugani mu gifaransa ngo si tu n'as pas lu tais-toi, si tu n'as pas lu tais-toi, niba utarasomye ceceka. Nawe rero niba udasoma wongere kumbaza, soma amakuru arahari. Turi kumwe na Itunaini, turi kumwe na Bosco Design Teacher Shop, Santa Pastor Best Kiganiro Fatima. We byumvikana Setora Janvier ya saa tanu mu gitondo ya saa tanu n'umugoroba adajya igikoresha akora agamu yose yasomye genda hari rwose bitandukanye n'imisa Jean Ngugu on Alice Rwanda TV. I love you so much. Reka nanjye bashimire cyane, mwakoze cyane kuba mwongeye kuntumira kuri izi kamera zanyu za Iris Rwanda TV, kandi nshimira n'abakunzi bacu. Gusa nabasabye ko nyabuneka commentaire hasi aho ngaho bizatwereka ko hari icyo twakoze, nizo zizatwereka ko hari icyo tugomba guhindura, kandi mugakora subscribe, like ndetse na share. Turabakunda. Twicaye kuri Betarandi, reka tubaherereye Betarandi bazadutuma bazatwishyura. Murakoze cyane, bye bye.